Bakunzi ba Master Andrew, mwongeye kwirirwa. Tugiye gukora vacuum cleaner dukoresheje biro uno, dukoresheje imigozi, dukoresheje DC motor, dukoresheje motor driver n'ibindi. Okay, intego y'iri somo rero ni iyi: tugiye kwiga uko wakora vacuum cleaner ishobora kwifashishwa mu gusukura ukoresheje Arduino uno na fan enye ndetse na wheel enye. Ibikoresho bikenewe: tuzakenera Arduino uno, dukoreshe DC motor ndetse n'amapine, dukoreshe motor driver, dukoreshe mini fans nibuze enye, dukoreshe jumper wires zabari nyinshi nibuze hejuru ya 15, dukoreshe breadboard, dukoreshe power source cyangwa se power supply nibuze kuva kuri volt 9 kugera kuri volt 12. Tuzakoresha vacuum container, niyo nagasanduku kazadufasha gukipinga ibyo bikoresho kugira ngo vacuum cleaner yacu ikore neza. Tuza switch kugira ngo ducane tunazimye igihe bikeneye ko vacuum cleaner igenda. Hanyuma dukoresha na USB cables yo gucomeka Arduino cyangwa se gukora program kuri computer tuyishyira kuri Arduino. Bagiye sasa rero tugeze ku gice cya mbere, uko vacuum cleaner ikora. Tugira fans. Fans zikora iki? Fans zishobora gukurura ivumbi binyuze mu miterere y'icyuho cya vacuum. Hanyuma kabiri tuzagira wheels na motors bizadufasha cyangwa bifasha igikoresho kugenda ku butaka. Tukagira Arduino usanzwe ni brain cyangwa se ni igisi. Ni brain ya iyo vacuum cleaner izadufasha kugenzura uko byose bikora binyuze muri code. Hanyuma tugira icyo twita motor driver, izafasha Arduino kohereza ingufu za voltage kuri motors. Dukomeje ku gice cya kabiri, uko tuzahuza ibikoresho byacu. Igice cya mbere, guhuza DC motors na motor drivers. Tuba dufite motor ya mbere, motor ya kabiri ndetse tugire na Arduino. Motor ya mbere izabikora nk'iki: output ya mbere na output ya kabiri. Motor ya kabiri nayo izakora output ya gatatu ndetse na output ya kane. Arduino izabifite in 1, in 2, in 3, pin ya mbere, ya kabiri, pin ya gatatu, pin ya kane, pin ya gatanu. Guhuza fan. Buri fan ihuzwa kuri breadboard igashyirwa kuri pin ya Arduino, urugero pin ya 8. Okay. Ushobora gushyiraho switch cyangwa se transistor kugira ngo ugenzure igihe ugenzure ko Arduino ugenzure ko vacuum cleaner iri gukora cyangwa se itari gukora. Ubwo nuvuga ngo ni kuyiha umuriro, kwaka cyangwa se kuzimya. Wibuke neza ko muri electricity y'umuriro uri kwaka nepa iri on, y'umuriro utari kwaka power iri off. Okay. Twagiye rero kuri powering the system. Arduino ishobora gucomoka kuri USB cyangwa se kuri battery. Motor driver ihabwa ingufu na battery. Battery twibuke ko tugomba gukoresha volt 9 cyangwa se 12. Kuri pin ya VCC cyangwa se kuri pin ya GND. Twibuke VCC ni pin itukozera nkaho ari positive. GND cyangwa se ground ni pin dukonzera nkaho ari negative. Okay. Igice cya gatatu ni Arduino code. Twibuke ko kugira ngo tuzakoreshe Arduino duprogramingiremo iyo code tuyikure kuri Arduino tuyohereze ku tuyikure ku machine tuyohereze kuri Arduino. Twibuka ko iyi code igomba kuba ifite ibice bitatu. Igice cya mbere ni ibyo bita variable declaration, igice cya kabiri ni void setup, igice cya gatatu ni void loop. Hanyuma hano igice cya mbere kuri variable declaration urimo uragenda udeclara amapine ahantu azaba acomeze kugira ngo Arduino yacu izabashe kumva iyo information. Hanyuma turi kuri void setup. Void setup ni igihe dukeneye ko program yacu izakora inshuro imwe ikazisubiza, izakora nubwo ari kugenda izagenda inshuro imwe ihagarare. Hanyuma kuri void loop tuha programming tuvuga ko ari igihe system yacu ikeneye kuyisubira. Dushobora kugenda twonyemo ariko n'ibindi bintu, ariko nizo ibyo nibyo bice bitatu tugomba kugenderamo rero. So harabiri kugaragara pin mode, output, pin mode in. Tukomeze tugenda tugire ku gice cya kane kugerageza. Reba niba fan ziri gukora neza zumvisha akayaga gakurura. Reba niba amapine ari kugenda neza mu cyerekezo kimwe. Hindura code niba ushaka ko vacuum cleaner igenda yisubira inyuma cyangwa se ihagarara igihe runaka. Ibyo twafata rero ushaka kwitondera cyangwa se nk'impanuro. Hano ushobora kongeramo sensors ifata ivumbi, urugero niyo twita infrared sensor cyangwa se dust sensor ushobora no gushyiramo Bluetooth modules H205 yafasha kugenzura vacuum cleaner ukoresheje telefone.
Hanyuma rero ibyo twafataho nk'umwanzuro, iyi vacuum cleaner ni urugero rwiza rwo kwiga electronics, motors, fans and drivers. Ni urugero rwo kwiga programming kuri Arduino. Ni urugero rwiza rwo kwiga engineering design ndetse na innovation. Bakunzi bacu mwakoze kudukurikira, naho ubutaha mushobora gukanda subscribe, like and share atoms. Bye bye.